ikaze mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika kugira ngo zihindure ubuzima bwacu, zitwungure ibitekerezo, duhinduke tuve ku rwego rumwe tujya ku rundi. Nkuko mubimenyereye rero, iki kiganiro gitambuka buri munsi ku cyumweru kuri televiziyo Isibo no kuri YouTube channel yacyo. Uyu munsi by'umwihariko turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye twibajijeho kenshi, tumaze umwaka n'igice cyangwa imyaka ibiri tuyibazaho. Insanganyamatsiko ijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Nkuko mubizi, umwaka ushize wose n'uyu mwaka turakomeje, isi yose yaratunguwe. Isi itungurwa n'icyorezo cyitwa coronavirus cyangwa corona 19. Ni icyorezo abantu batari biteguye. Ni icyorezo cyatumye duhindura imico, duhindura imitekerereze nuko twifata. By'umwihariko mu Rwanda, icyo cyorezo cyarwanyijwe rugikubita, nubwo hari benshi bitabye Imana, ariko hari na benshi cyane bakize. Uyu munsi inkingo zirakomeje gutangwa mu duce dutandukanye mu gihugu, ndetse hashtag twese tumaze kumenya yo kutadohoka. Murabizi, nta kudohoka, ntitudohoka, niyo dukomeje kugenderaho. Nkuko mwabibonye umwaka ushize, inzego zitandukanye zahagurukiye kurwanya icyo cyorezo, ariko hari inzego zagiye zigaragara cyane mu bitangazamakuru mu gukangurira abaturage kwirinda iki cyorezo. Harimo inzego z'ubuzima ndetse n'inzego z'umutekano. Uyu munsi rero ni umunsi twakiriye umuvugizi wa polisi, Commissioner of Police John Bosco Kabera, kugira ngo dusubize amaso inyuma turebe uko icyo cyorezo cyafashwe mu gihugu, ko twakirwanije ndetse nuko tugomba gukomeza kukirwanya. Tuguhaye ikaze Commissioner of Police Kabera. Murakoze cyane, ngira ngo ahubwo nigi bibahaye kubera ko turi mu busitani bwa polisi. Niwo yiduhaye. Urakoze kuduha ikaze. Murakoze namwe kuba mwaje hano muri polisi. Yes. Kugira ngo dukorane ikiganiro. Uyu mwaka kandi muzanagaruke. Tuzagaruka, murakoze cyane. Umwaka ushize wari umwaka utunguranye, isi yose yaratunguwe. Ku mupolisi wari usanzwe ucunga umutekano, akora akazi ke, igitondo kimwe mugasanga igihugu cyose kigomba kumenyeshwa izi ngamba nshyashya. Tugiye muri za guma mu rugo. Ijambo guma mu rugo ntitwari turizi, turaryiga. Icyo gihe management y'akazi yari imeze gute, cyangwa se akazi mwaka managinze, mwakagenje gute icyo gihe? Akazi kariyongereye, nta washidikanya ko covid yongereye akazi polisi yakoraga. N'ubundi polisi mu nshingano zo gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, ifite inshingano ziremereye, ifite akazi gakomeye gakorwa amasaha 24. Kwiyongeraho rero iki cyorezo kuba cyaraje ari bwo bwa mbere, noneho hakagira n'ibyo polisi isabwa kugira ngo ishingwa kugira ngo mu by'ukuri igenzure iyohereza ry'amabwiriza yasohokaga mu bihe bigiye bitandukanye, byiyongere ku kazi yari isanganywe. Ariko wenda mwabigenje mute nk'uko wari uyivuze. Polisi n'urwego n'ubundi rushinzwe kubahiriza amategeko. Kwirinda kino cyorezo bigengwa n'amabwiriza, yaba Minisiteri y'Ubuzima, yaba ari ibyemezo by'inama y'Aminisitiri, uburyo abantu bari bwirinde n'uko biri bugende, bishingiye n'uko icyorezo giteye, nubwo kitari cyakamenyekana kuva icyo gihe. Ngira ngo wenda kugeza n'uyu munsi hari uko njya numva hari ibyakimenyweho n'ibitari byamenyekana, ariko nanone ayo mabwiriza ari uko agenda asohoka n'ubu uko ariho, nibyo polisi yubahirizaga. Birumvikana ko nta kintu yagomba guhimba ubwayo, kubera yuko kino ni icyorezo. Hari inzego zibishinzwe kugisesengura no kumenya uko giteye n'imiterere yacyo, zikavuga n'uburyo gishobora kuba cyakwirindwa. Icyo gihe rero ku buryo busobanutse, bwanditse, bugaragarira buri wese, polisi yahawe inshingano yo kubahiriza, kugenzura uburyo amabwiriza yubahirizwa. Inshingano rero izo zisa naho nyine ziyongereye kuzarisangwa nyine hirya no hino mu gihugu. Ariko noneho yasabwaga no gukora ubukangurambaga bukomeye, kubera yuko kugira ngo umuntu ujye kugenzura ko yubahirije n'amabwiriza runaka, cyane cyane iki cyorezo cyari cyaje gitunguranye nk'uko wari wabivuze, bagombaga no gushakisha ubundi buryo
ugomba kuba wakora ubukangurambaga cyangwa se wamubwira ububi bw'iki cyorezo. Ubwo rero umurongo wa mbere ni uwo kugenzura amabwiriza uburyo yohererwa, umurongo wa kabiri ni uwo gukora ubukangurambaga, uwa gatatu rero byo ni uburyo urawukora ute, kuri televiziyo, kuri radiyo, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, urabigenza ute, ubutumwa buraza kugera ku bantu bose bigenze bite. Ubwo rero birumvikana ko no mu rwego rw'itumanaho hagomba kureba uburyo bikorwa n'ubwo bukangurambaga bugakorwa. Icyo gihe rero nyine nuko polisi nyine cyangwa se itsinda rishinzwe kuba rikora ibyo naryo ryisuganya rikicamo ibice cyangwa se amakipe agamije gukora izo nshingano zigenda ziyongera n'uburyo ziteye. Numva ari icyo navuga. Yes, ikijyanye na communication cyangwa se itumanaho turakivugaho, ariko ndashaka dutinde kuri stress abantu bagize muri icyo gihe. Urabona abantu n'ubwa mbere bari babwiwe ngo ntimuve mu rugo, ntimusohoke. Lockdown yabaye ikintu cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi, kuba managinga cyangwa se kubashobora n'iyo stress bari bafite. Mwabibashije mute? Hari ubwo stress twahita mu Kinyarwanda, sinzi ijambo igitutu. Oya, ahubwo ngira ngo ni uko ufite pressure, nanone ni urundi rurimi dutira kugerageza kugira ngo dusobanure Ikinyarwanda, ariko ntekereza ko nyine ari n'uruhurirano ngira ngo wenda simbizi ko niba rw'ibibazo uburyo bwe ushobora kuba umeze kubera ibibazo ufite, ibibazo nyine byakugoye cyangwa se warushye, icyo gihe uko uba umeze ngira ngo wenda sinzi uko twabibonera ijambo rimwe. Ariko icya mbere ni uko abaturarwanda barabizi ko ntabwo ari polisi yazanye COVID-19. Icya kabiri nta n'urundi rwego rwayizanye cyangwa se urundi rwego cyangwa se inzego dukorana. Ibyo byumvikane rero yuko mu bihe byari bikomeye cyangwa n'ubu bigikomeye, n'imbogamizi zishobora guturuka ku kwirinda kino cyorezo bikabaviramo stress, ahubwo tuba dukwiye kumvikana neza uburyo iyo stress bayitsinda ku buryo nta kwitana ba mwana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane dukunze kubwira abantu, kuko nta muntu warenganya undi, nta muntu ukwiye kurenganya undi, ariko cyane cyane noneho n'urwego rushinzwe kugenzura ko wirinda, n'urwego rushinzwe kugenzura ko wubahiriza ayo mabwiriza, n'urwego rushinzwe kugenzura yuko uyubahiriza ntube warwara ngo uzahare cyangwa se waziga ubuzima. Byumvikane rero stress y'umuntu yagira kubera yuko yajyaga agenda ku manywa na nijoro nta nkomyi, bikaba byaravuyemo noneho kutava mu rugo kubera yuko yajyaga ajya gusura abantu, bikaba byari byarahagaze kubera ko yari afite gahunda y'ubukwe, bukaba bwari bwahagaze kubera ko yari afite gahunda y'ibirori, bikaba bitakibaye. Ibyo akenshi twabwiraga abaturarwanda yuko badakwiye kugira uwo babyegekaho, bakwiye kumva ahubwo ikibazo kibuteye n'iki, ni ukwirinda kino cyorezo. Ibyo rero byasabaga ubukangurambaga kwivuga buri munsi. Turabizi yuko buryo utabivuze nyine ngo ubisubiremo mu buryo bunonosoye, abantu bashobora kubyitiranya, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga tujya tubibona. Hari ubwo abantu bakunze kwitiranya ibintu, ariko ibyo bitiranyije turushaho kubisobanura, tugakora n'inzego zibishinzwe. Rero numva ikintu cyakomeje gufasha abantu ni ukugerageza gusobanura ibibazo bigaragara, ingaruka zigaragara ziterwa no kwirinda kino cyorezo, kugira ngo batabishyira ku rwego urwo ari rwo rwose, na polisi irimo cyane cyane iri ku isonga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo, kandi bigaragara ko umuntu byamusaba ko yiyima byinshi kugeza n'ubu ngubu. Ntabwo abantu bari basura mu buzima bwari busanzwe mbere ya COVID. Nicyo rero nagira ngo mvuge. Wari ukikomojeho, ekipe yanyu cyangwa se itsinda rya communication ry'itumanaho muri polisi ryakoze akazi gakomeye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Twagiye tubona ibintu bakora, namwe n'ubukangurambaga mwakoze bwatumye cyane cyane urubyiruko runakunda polisi kubera umurimo mwakoze.
ariko ni ayahe masomo make umuntu yakwigira kuri crisis communication cyangwa se itumanaho mu bihe bitunguranye, ibihe bigoye, waba wowe ku giti cyawe warize muri uru rugendo rwo kurwanya icyorezo coronavirus? Icya mbere ni uko wenda nagiye isomo nize, ni uko irya mbere ni uko nabonye iryo tumanaho cyangwa communication byampaye kuyumva no kwibona mu buryo butari busanzwe kuko nari nsanzwe nyizi. Icyo ni icya mbere gikomeye cyane. Icya kabiri ni ukureba ibibazo biriho ugakora communication ijyanye nabyo, cyangwa se ugakora iryo tumanaho rijyanye nabyo, ribisubiza cyangwa se ribisobanura, kandi nabwo ku buryo bwihuse. Icyo ni ikintu gikomeye. Icya gatatu ni uko nyine ugomba kuba ufite abantu cyangwa se ugomba gukurikirana nyine ibiriho kugira ngo hatagira ikintu kigucika, kuko iyo kigucitse gishobora kuba cyaba ikibazo cyangwa se kigatera urujijo. Icya kane ni uko nta muntu wakora communication wenyine cyangwa se iryo tumanaho wenyine, ntabwo bishoboka. Hakwiye itsinda icya mbere ryubaka cyangwa se rirema cyangwa se ryandika ibikwiye kuba communicated, bishingiye ku bivugwa, bishingiye ku biriho, bishingiye ku mabwiriza yasohotse. Nk'uko mubizi turi mu bihe by'imvura, muraza kubibona mu mashusho ko twahinduye background. Turi mu kwezi kwa 10. Ukwezi kwa 10 abanyarwanda bose, itariki ya mbere y'ukwa 10 ni itariki navuga mu cyongereza iri very dear to our hearts mu mateka yacu y'igihugu, kandi mu mateka namwe tubaziho nuko mwagiye mu gisirikare mukiri urubyiruko, mukiri bato, mwinjiye igisirikare ryari. Ethics cyangwa se indangagaciro mwakuye mu gisirikare no mu rugamba rwo kwibohoza zibafasha gute mu kazi ka buri munsi mukora nk'umuvugizi wa polisi? Nije igisirikare muri 90, hanyuma nza kuza mu gipolisi mu mwaka wa 2009 usoza mu kwezi kwa 12. Indangagaciro rero nakuye mu gisirikare no muri icyo gihe cyose nari nkirimo ziramfasha. Ya mbere nyine no kumva ko iyo uhawe inshingano ugomba kugerageza kuzikora. Iya kabiri ni uko inshingano kugira ngo uzikore neza nuko nyine ugomba gukoresha imbaraga zose kandi ntunadohoke, nyine ugakoresha imbaraga zawe zose ufite, kandi ukareba yuko nabo mukora n'ababigizemo uruhare, kubera ko wowe wenyine umuntu ku giti cye buriya ntacyo yakwimarira wenyine. Ubwo rero ubaka urugero nk'iyi department nyoboye ishinzwe communication cyangwa se ishinzwe itumanaho n'ubuvugizi bwa polisi, yubatse ite, irakora ite, ireba gute ibibazo by'itumanaho, ubushobozi buba bukenewe ni ubuhe, nabwo burabureba ukabutekereza ukabusaba, ubuyobozi bwa polisi bukabutanga. Ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo byose ntabwo byakorwa byumvuga cyane, ibyo byose byo kubwira abaturage no kubigisha cyangwa se no kubakangurira kwirinda kino cyorezo cyangwa se no kugenzura ibyo ry'amabwiriza, nta bushobozi buhari. Icyo gihe rero byumvikane rero yuko icyo navuga ni uko ikintu cya inshingano ushinzwe cyangwa se uhawe, ugomba kugerageza gukora ibishoboka kugira ngo zitunganye. Aho udashoboye ukabwira inzego zibishinzwe, ubuyobozi nabwo bukagira ibyo bukora, kuko ntabwo wakora wenyine. Niba ari abakozi bakabaguha, niba ari ibikoresho bakabyongera, niba ari ubundi buryo nabwo bukongerwa cyangwa bugashakwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Twavugaga ku rugamba rwo kubohoza igihugu gatoya, bituma ntekereza ku rubyiruko. Iyo urebye urubyiruko rw'uyu munsi rw'igihugu cyacu, ni iki kigushimisha ku rubyiruko, kandi ni iki kikubabaza kigutera disappointment ugereranije n'urubyiruko rw'icyo gihe? Ngira ngo umuntu urubyiruko rw'icyo gihe rwari urw'icyo gihe, ntabwo urw'icyo gihe ntabwo rwaba urw'ubu, n'urw'ubu ntirwaba urw'icyo gihe. Icyo nicyo cya mbere gikomeye.
ariko muri ibi icyo warumbarije cya mbere nuko ikinshimisha nuko hari urubyiruko rwinshi rwitanga nahera ku rubyiruko rw'abakorerabushake mu gihugu hirya no hino. Urwo ni urugero uko bitanze mu gukorana n'inzego zitandukanye, polisi n'iz'ibanze, kugira ngo zikangurire abaturage kwirinda kino cyorezo, ndetse bahagarare naho no kugenzura neza uburyo abaturage bitwara kugira ngo batandura. Ubwo ni ubwitange, icyo byasabaga ubwitange nyine byaragaragaye. Icya kabiri ni uburyo urubyiruko muri iri tumanaho twavugaga rwagize uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gusobanura ubutumwa, cyangwa se umuntu kuvuga ngo to amplify messages zatangwaga. Narwo urubyiruko rwaragaragaye aho byabaga ngombwa twarusangaga aho rukunze kuba ruri ku mbuga nkoranyambaga. Twakoze ibiganiro nabo kenshi ku mbuga Instagram, Clubhouse. Twakoze ibiganiro bitandukanye ndetse n'izindi nzego, ariko n'ibibazo babazaga, nubwo babazaga ibibazo kugira ngo umuntu abisobanure, bigaragara ko babarizaga urundi rubyiruko bagenzi babo. Icyo rero umuntu yagishima, ahubwo nibakomereza aho ngaho baba bariya bitanga bakwiye kuba benshi kuko nicyo gikenewe. Baba ngaba bashobora kuba basobanura message cyangwa bagatanga ubutumwa babwiyandikiye, babona ingamba ziriho n'ikibazo gihari, bagira inama urubyiruko rugenzi babo cyangwa se n'abantu bakuru, nibakomereza aho ngaho barusheho. Hanyuma hari abagaragara nyine barenze ku mabwiriza. Ibyo ntabwo ari byo kwishimira, ariko iyo uvuganye nabo, niyo tuvuganye nabo cyangwa se ni buri gihe iyo duhuye nabo basaba n'imbabazi, bakavuga ko bacitswe, bakavuga ko bagize ibyo. Rero buri gihe tubakangurira yuko mu by'ukuri bakwiye kwitwara neza. Nicyo navuga. Murakoze cyane. Ukurikiye ikiganiro The Barbara Show. Nimba udukurikiye kuri YouTube, turagusaba gukora subscribe kuri channel yacu ngo murebe n'ibiganiro bitambutse. Reka dufata akanya gato dufata pause, turagaruka mu kiganiro turimo kugirana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police John Bosco Kabera. Ntuveho, turaje mu kanya. Tuguhaye ikaze ku kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gitambuka buri munsi ku cyumweru kuri televiziyo Isibo kuva saa moya kugeza saa moya n'igice. Tukaba nanone tunyura kuri YouTube channel y'icyo kiganiro. Nimba udukurikiye kuri YouTube utaba mu Rwanda, turagusaba gukora subscribe, ujye ukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro bitandukanye ibyatambutse n'ibindi bizaza, kuko iki kiganiro kirahugura, kikigisha. Intego nyamukuru yacyo nuko tukireba tukarangiza kukireba dufite ikintu gishya twize. Uyu munsi rero by'umwihariko turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police John Bosco Kabera. Turimo turaganira kuri uru rugendo rwa COVID, uyu mwaka hafi 2 turimo turwanya kino cyorezo, uko twakomeza kukirinda, ndetse n'ibintu bimwe byararanze uru rugendo tumazemo, si u Rwanda gusa ahubwo n'isi yose. Twe dufashe pause rero mu kanya, reka dukomeze. Hari amatsiko tujya tugira, tumenyere kubona abapolisi bacunga umutekano ku muhanda, ariko tujya tugira amatsiko yo kumenya abandi bapolisi bakora iki, baba bari mu biki. Abapolisi baba bakora akazi gatandukanye. Hari abo ubona ku muhanda, hari ababa bari mu biro nk'uko nsanzemo twicaye hano, hari ababa bari ku burinzi hirya no hino hatandukanye, ku bigo bya leta cyangwa se ahandi hantu bakora nyine uburinzi cyangwa se izamu. Hari ababa baruhutse, nabyo ni ngombwa. Ntabwo wabibona n'amaso. Abapolisi burya bararuhuka kuko
hari ikintu yigeze kuvuga cyitwa stress bataruhutse uwo munaniro n'ibibazo bijyanye nabo n'ingaruka zabyo ntabwo babikira. Hari abaruhutse bari busimbura abandi bakoze, hari ababa bari ku mahugurwa hirya no hino mu bigo bya polisi mu gihugu bitatu. Mu gihugu dufite ibigo bihugura abapolisi, abinjiye aho banyura biga bakarinda abapolisi, abakomeza kuba polisi bakingura ubumenyi. Hari ababa bari mu butumwa hanze bw'amahoro, ibyo murabizi. Hari ababa bari muri konje, yego hari ababa bari muri konje. Ni ibintu byinshi bibera icyarimwe kuri buri munota, kuri buri segonda. Umupolisi ubuyobozi bwe ku rwego runaka ruba ruzi ahari n'icyo akora n'aho aherereye. Ngira ngo wenda ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu arebye rero akazi mukora musa nk'abantu bakora amasaha 24 iminsi 7. Yego. Cyane cyane wowe by'umwihariko ujya ugira igihe cyo kuruhuka? Ngira ngo natangiye mbivuga ko kuruhuka kwa polisi ntabwo wakubona n'amaso ngo uvuge ngo ubu ngubu ko ntareba runaka, cyane cyane ko utabona bose. Yego. Buriya rero nanjye no guhuza akazi n'uwo mwanya wo kuruhuka. Gusa sinavuga ngo ni igihe ki, ni isaha zingahe, ni iyihe minota, ariko ndaruhuka. Shaka umwanya ukwiye, nawe wita umwanya ukwiye, nkaruhuka. Kandi n'akazi nkagomba kuhakora igihe gikwiye, kandi hakaboneka igihe gikwiye. Urumva rero ni igisubizo naguha, ariko ntabwo nakubwira ngo ufata rimwe ugateranyaho kabiri, cyangwa biguhe gatatu, cyangwa ufate kabiri uteranyaho kabiri biguhe kane. Oya, ntabwo ariko bikora. Ni igihe gikwiye ku buryo ushobora kuba wabona na kane utiriwe uteranya kabiri na kabiri cyangwa rimwe na gatatu. Niba kane ariko kuruhuka, ushobora kuba wabona iyo kane udateranyijeho kabiri na kabiri, cyangwa gatatu na rimwe, cyangwa rimwe n'igice na kabiri n'igice, ukaruhuka. Ukisanga waruhutse n'akazi kagakomeza, cyangwa ukisanga ukomeza n'akazi no kuruhuka. Kandi urimo kuruhuka biragenda. Ugomba ibyo bintu ugomba utabihuje ntabwo wakora akazi, ntabwo watera kabiri, ntabwo bishoboka. Nawe nuko sinzi biragenda ukora, nawe ugomba kubigendana. Wenda wowe ushobora kuvuga ngiye amasaha yanjye naya, nashobora no gukuraho telefoni, ariko wenda agiye nakubwira nti nanjye ndaruhuka ariko sinkuraho na telefoni. Ibyo ni ukuri. Yego. Okay. Umukunda siporo, kuko siporo ni kimwe mu bintu biruhura umubiri. Kandi amakuru tubafiteho nuko mukunda siporo, by'umwihariko koga. Iki gihe cya corona rero amahoteli yarafunze, za piscine zirafunga. Afande, byabagendekeye bite? Kuko byari bifunze nta n'ukundi byagomba kugenda, kuko uretse nanjye jyenyine ubwo hari n'abandi bakunda koga. Hari n'ibindi bikorwa bindi bitandukanye byahagaze. Hari n'abandi bari bafite ibyo bakunda batabonye. Uretse rero nanjye kuba nambaye umwenda wa gipolisi w'akazi, nanjye ndi umunyarwanda nk'abandi. Ibyo abandi babuze ntaho najya kwibonera. Twese twagomba kubahiriza amabwiriza tukirinda kino cyorezo. Muri icyo gihe amasaha yabaga yemewe kugenda, nakoraga siporo yo kugenda, nkagenda nkagorora nyine ingingo. Iki gihe duciyemo ni igihe kitari cyoroshye, kandi ni igihe abantu benshi bize ibintu byinshi. Hari tweet nasomye kuri Twitter bavuga ngo umwana wa Commissioner of Police John Bosco Kabera bamufashe yarenze ku mabwiriza ya COVID, ngo wababwira uti COVID ntizi ababyeyi, ntizi ko uri n'umwana wanjye. Ese niko byagenda? Yego, nanjye naribonye. Ibyo bavuga byo ni byinshi. Yego. Wenda umuntu yavuga ikintu kimwe, wenda atanga ubutumwa bakabihinduramo wenda ibya Kabera. Yego. Hari n'abanditse ngo ariko se nguko ndatwiririra ngo nk'umwana wari hehe, ngo ashobora kuba ari niba ngo ari wawa, niba ngo ari hehe.
hari n'abanditse batyo kuri Twitter naribonye. Kuri icyo rero icyambere ntabwo ari uko byagenze nuko nyine babyitiriye ngira ngo kubera ko umuntu n'ubundi twavuga mu butumwa twabwiraga abanyarwanda ko covid itazi niba uyu munsi ari Noheli cyangwa ari ubunani ndabyibuka tubivuga yuko itazi niyo sabukuru wenda gukora cyangwa se amasano hagati y'abantu. Ubwo urumva rero abantu nabo bahita bakura inganza aho ngaho bakavuga bati natwe reka dukore itumanaho ryacu. Ariko aramutse anafashwe covid nabwo ntiyanamenya yuko nyine ndise n'undi wari wese uretse n'uwanjye. Buriya nicyo tubwira abantu, covid ntabwo izi amasano. Icyo yavuze kiri cyo ni uko nyine covid itamenya isano riri hagati y'umubyeyi n'umwana. Gusa ngira ngo nubwo yabinyitiriye ariko iby'umwana kuba yarafashwe ntabwo ariko byagenze. Hari ngira ngo mwaranabibonye abantu benshi bakunze kubataginga kuri Twitter, abantu barabakunda kubera uko bagiye bababona. Si namwe gusa ni n'abandi bose bagize uruhare muri uru rugamba rwo kutadohoka tukomeza kwirinda amabwiriza ya covid. Ariko hari ibintu nshaka kubabaza nk'umuntu utakuzi, usibye kukubona uvuga ku mabwiriza ya covid, kwirinda covid, ni ibihe bintu bitatu yari akwiye kumenya kuri wowe umuntu utakuzi ku giti cyawe nk'umuntu usanzwe umuturage? Icyambere ni uko wenda iki batazi ni iki gihe tumaze turwana kino cyorezo kuri iki. Ntekereza ko ntacyo ntababwiye. Nababwiye uri bagomba kwitwara, abandi bakavuga wenda bati nawe niko byemera, nanjye niko mbyemera ko amabwiriza n'amategeko yasohotse akurikizwa. Nababwiye ko bagomba kumvira niko mbyumva, nanjye mba numva ngerageza uko bishoboka kugira ngo numvire. Twabasabwa nyine kwitanga, nanjye mba numva kuva nkiri muto naritanze nkora akazi. Njye numva nta kintu gishya kidasanzwe, nta kintu gishya kidasanzwe ku buryo nababwiye siporo nkunda, nababwiye igihe ninjira igisirikare, igihe naziye mu gipolisi. Babura nta kintu numva kidasanzwe abantu bamenya, nta kintu batazi, nta kintu njye numva kidasanzwe kuri abantu batazi. Byibuze abo tubana cyangwa se abo dukorana cyangwa se nabo duhura cyangwa se nabo duhurira mu kazi, nta kintu kidasanzwe mfite nababwira abadukurikira ngo nicyo batari banziho, ntacyo. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Akandi kabazo gatowe, iyo muri mu muhanda mukabona umuntu yaparitse nabi mukora iki? Ndahagarara. Iyo turi mu muhanda tukabona hari umuntu urimo gukora amakosa cyangwa se kurenga ku mategeko, ntabwo twamunyuraho. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Nako binasabwa ahubwo buri mupolisi wose cyangwa n'umuntu urwego rwose responsable kubona ibikorwa nabi n'ibikwiye kuba bikorwa neza. Ntabwo ari guparika nabi rero gusa, kugenda nabi no kuba hari abantu bajya bagenda rimwe na rimwe bataye ibintu, kubona ajugunye nk'akantu yari afite mu ntoki mu muhanda, agacupa k'amazi cyangwa se ishashi cyangwa se akantu yari afite. Ntabwo wamunyuraho. Nawe niba utajya ubikora ukwiye kubikora kubera ko nawe nk'umuturage ufite inshingano z'uko isuku ubona nawe ukwiye kuba wigiramo uruhare, birumvikana. Ariko ko nta n'uwagira ngo abe yatumanda ahantu hose abonye. Nta nubwo ari akazi ka polisi gusa cyangwa abantu bari mu nzego z'ubuyobozi. N'umuturage nawe navugaga nawe urugero umunyamakuru cyangwa se ukora ikiganiro ukavuga utari ko ntabwo ari byo, kubera ko usanga hari abantu benshi babivuga wenda bari muri studio bakabivuga
ni byiza kwibwira abantu ariko burya iyo ibintu bivuga ubikora birushaho kujyana kandi birushaho no kuba byiza. Kuvuga ikintu ukora, kuvuga icyo ukora cyangwa se gukora icyo uvuga ni ikintu gikomeye cyane. Nge numva n'ibi biganiro tuba turimo cyangwa se n'ibi bitangazamakuru nk'ibyo twari tuvuze, ukwiye nawe kuba ari byaba intangarugero. Dusoza iki kiganiro, ni ubuhe butumwa wagenera abadukurikiye haba kuri televiziyo haba no kuri YouTube? Hari abari mu Rwanda, hari na diaspora, umubare munini udukurikira kuri YouTube. Ubwo isi irimo gusubira mu buzima busanzwe, ariko se hano mu Rwanda natwe turimo kugenda hari ibintu bigenda birekurwa, ni ubuhe butumwa watubwira? Ariko ntarajya hari ibiganiro byawe njya mbona kuri mbuga nkoranyambaga utambaye agapfukamunwa, ariko nkaba mbona muri polisi waje wikwije. Muri polisi nahise mwari guhita mumfunga. Ndabona gasa naho kakubaga. Ariko siga intambwe afande, siga intambwe, haba harimo metero ebyiri. Ndabona gasa naho kakubangamiye, ariko buriro akamenyero. Ubwa mbere ariko nkoze ikiganiro nambaye agapfukamunwa. Uzagaruke uzaba wabimenyereye. Yego, urakoze. Icyo twagira ngo tuvuge nuko tugeze mu bihe bisa naho hari serivisi zifunguka nyinshi cyane, zifungurwa cyangwa zikomorerwa nyinshi cyane, zirimo izihuza abantu. Wigeze kumbaza ku bintu bya siporo. Siporo ziremewe, ndetse n'aho bakorera imyitozo ngororamubiri muri gym ziremewe, za pisine wavugaga ziremewe, ariko hari amabwiriza azigenga. Kwipimisha coronavirus ukagenda utabeshye ukajya muri pisine cyangwa se ukajya muri gym. Utubari twafunguye, ngira ngo ejo wahoze ubona ndetse abantu bari aho bakora na gahunda yatwo, sinzi no mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, bashyiraho n'amasaha nayo kuzasimbuka igipangu polisi ije. Icyo ntabwo gikwiye kuba umugambi wo gusimbuka igipangu, kubera ko ushobora gusimbuka bavunika. Ntabwo ari ngombwa, kubera ko amabwiriza agenga ifungura n'ikora ry'utubari arasobanutse. Abantu ntibuzabasabe gusimbuka ngo abe yahavunikira. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe. Icyo kintu ndakigaruka kuko kiri ku mbuga nkoranyambaga cyane. Byandi twavuga nyine haba hari ibintu bita trending mu cyongereza cyangwa se bigezweho. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe, ariko icya mbere nuko uzi guseriva cyangwa se uzi guha nyirakabari agomba kumva ibisabwa akabyuzuza. Icya kabiri nuko ugiye muri ako kabari nawe agomba kwitwara nk'uko amabwiriza bisaba. Icya gatatu nuko niba yanyoye ibisindisha, nyamuneka yitwara ikinyabiziga niyibuke gahunda ya Gerayo Amahoro. Turabizi ko iki cyorezo cyagiye kuza tuyimazemo igihe hafi kigenda kumera nk'umwaka. Abantu rero bibuke yuko niba wanyoye ibisindisha ukwiye gushaka gutwara mugenzi wawe, cyangwa ugashaka taxi, cyangwa ukabwira naho wanywereye bakagushakira imodoka. Icyo gihe byari byarabaye ihame, abantu bagenda bagasiga imodoka zabo, abandi ntibanywe, bakagenda ku buryo nta kibazo cyari gihari. Ikindi rero, izi serivisi zindi zisaba nyamuneka kwipimisha: ubukwe, ibirori byo mu ngo, bisaba yuko ubwira inzego z'ibanze kwenda kubikora, zikaza zikareba, ukipimisha COVID, ukabigaragaza, abantu ntibabikore. Amasaha y'ingendo mu gihugu hose arazwi. Mu mujyi wa Kigali bagomba kuba bageze mu rugo saa 5. Mu turere ngira ngo 5 turimo Nyagatare, za Ngoma, Kirehe n'utundi, ngira ngo ni 5, bagomba kuba bageze mu rugo saa 2, saa 1 bafunze ibikorwa byabo. Ahandi mu gihugu hose bagomba kuba kumva ko bageze mu rugo saa 3, bafunze saa 1 mbere. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko niba dushaka gutera intambwe yindi imbere, turere dufite gahunda yo gufunga kare bagataha kare, tukwiye gutera intambwe tukagera nk'aho
mujyi wa Kigali bimeze aho ko ari gutaha saa 5 cyangwa se bakanafungura kubera yuko nta n'ikibazo kigihari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko bumva yuko imyitwarire yabo muri iyi minsi yo kuzageza igihe itariki yatanzwe ngira ngo ni itariki 13 z'ukwezi kwa 10 igihe ibyemezo bishya bizamara bishyirwa mu bikorwa. Uko abantu bazitwara bizatuma serivisi zari zigifunze zifungura cyangwa n'amasaha yiyongera. Icyo nababwira rero ubutumwa nabaha nuko twabasaba kwitwara neza nta kudohoka, bakumva ko icyorezo kigihari, bakambara agapfukamunwa, bakubahiriza amasaha, bagahana intera cyangwa se social distancing, bakipimisha covid aho bisabwa, naho bisabwa kwikingiza naho bakaba bayikingije, kubera yuko gahunda iriho n'ibyo tubona nuko izo hari bizasabwa abaturage muri serivisi z'imana zabagiyemo. Ndumva nta kintu narenzaho. Murakoze cyane ku mwanya wanyu, turabashimiye uburyo mwatwakiriye. Nk'uko dusanzwe tubivuga rero buri gihe iki kiganiro kiraduhugura kikatwigisha. Twibwire ko uyu mwanya tugiranye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police John Bosco Kabera, kigize ibyo kiduhuguraho. Gahunda ni yayindi, nta kudohoka kandi ntabaringe wanduza mugenzi wanjye. Nkuko rero njya mbivuga buri gihe iyo nsoza kino kiganiro ndabifuriza umugisha n'amahoro y'Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.